twongeye kubaha ikaze kuri channel yacu. Nk'uko mumaze kubimenyera, channel yacu tuvuga ibijyanye n'ijambo ry'Imana. Niba ukunda ibyo dukora ukaba utarakora subscribe, wayikora ukadushyigikira. Ijambo ry'Imana ni ukuri, ni ihame ridakuka. Uko twumva ijambo ry'Imana kenshi, uko turisoma tukaryiga, niko rishinga imizi mu mitima yacu, rikaba iryacu koko, tukabaho duhuje naryo kandi rikatuyobora muri byose. Muri iyi video tugiye kureba imirongo yo muri Bibiliya aho Imana idusezeranya ko uburinzi bwayo buturiho. Nuko nta kibi kizakuzaho kandi nta cyago kizegera ihema ryawe, kuko azagutegekera abamarayika be ngo bakurindire mu nzira zawe zose. Bazakuramira mu maboko yabo ngo udakubita ikirenge ku ibuye. Zaburi ya 91 umurongo w'10 kugeza ku wa 12. Dore urinda Abisirayeli ntazahunikira kandi ntazasinzira. Uwiteka azakurinda ikibi cyose, niwe uzarinda ubugingo bwawe. Uwiteka azakurinda amajya n'amaza, uhereye none ukageza iteka ryose. Zaburi 121 umurongo wa 4, uwa 7 ndetse n'uw'8. Imana niyo buhungiro bwacu n'imbaraga zacu. Ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Nicyo gituma ntazatinya naho isi yahinduka, naho imisozi yakurwa hayo ikajya imuhengeri. Zaburi ya 46 umurongo wa 2 n'uwa 3. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose, kuko ndi kumwe nawe. Inshyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. Zaburi ya 23 umurongo wa 4. Mubigishe kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe kugeza ku mperuka y'isi. Matayo 28 umurongo wa 20. Ntukabatinye kuko ndi kumwe nawe kugira ngo nkurokore, niko Uwiteka avuga. Yeremiya igice cya 1 umurongo w'8. Ariko nta ntwaro bacuriye kukurwanya izagira ikigutwara, kandi ururimi rwose ruzahagurukira kukuburanya uzarutsinda. Ibyo ni byo murage w'abagaragu b'Uwiteka, kandi uko niko gukiranuka kwabo guturukaho ndi, niko Uwiteka avuga. Yesaya 54:17. Izina ry'Uwiteka ni umunara ukomeye, umukiranutsi awuhungiramo agakomera. Imigani 18:10. Kugira ngo hatagira umuntu muri mwe unyeganyezwa n'ayo makuba, kuko ubwanyu muzi yuko ari cyo twashyiriweho. Abatesalonike ba mbere 3 umurongo wa 3. Mukomere mushikame, ntimubatinye, ntimubakukire imitima, kuko Uwiteka Imana yawe ubwayo izakujya imbere, ntizagusiga, ntizaguhana. Gutegeka kwa 2:31-6. Uwiteka kumvire ku munsi w'amakuba no ku w'ibyago. Izina ry'Imana ya Yakobo rigushyire hejuru. Zaburi ya 20 umurongo wa 2. Ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe. Nzajya ngukomeza, ni koko nzajya ngutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kwanjye kw'iburyo, ariko gukiranuka kwanjye. Yesaya 41 umurongo w'10. Imana y'amahoro ibeze rwose, kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri byose birarindwe, bitazabaho umugayo ubwo Umwami wacu Yesu Kristo azaza. Ibahamagara niyo kwizerwa, no kubikora izabikora. Abatesalonike ba mbere ibice 5 umurongo wa 23 n'uwa 24. Dufite amakuba impande zose, ariko ntidukuka imitima. Turashobewe ariko ntitwihebye. Turarenganywa ariko ntiduhanwa. Dukubitwa hasi ariko ntidutsindwa rwose. Abakorinto ba 2 ibice 4 umurongo w'8 n'uw'9. Nziha ubugingo buhoraho, kandi ntizizarimbukana hato iteka ryose, kandi ntawe uzazivuvunura mu kuboko kwanjye. Data wazimpaye aruta bose, ntawe ubasha kuzivuvunura mu kuboko kwa Data. Yohana ibice 10 umurongo wa 28 n'uwa 29.
Ni Imana igitare cyanjye, niyo nziringira, niyo ngabo inkingira, ni ihembe ry'agakiza kanjye. Ni igihome cyanjye kirekire kinkingira, ni ubuhungiro bwanjye, ni umukiza wanjye unkiza urugomo. Samweli wa kabiri ibice 22 umurongo wa 3. Uwiteka ku manywa yabagendaga imbere ari mu nkingi y'igicu ngo abayobore. Nijoro yabagendaga imbere ari mu nkingi y'umuriro ngo abamurikire, babone uko bagenda ku manywa na nijoro. Kuva ibice 13 umurongo wa 21. Nuko abatungira mu butayu imyaka 40, ntibagira icyo bakena. Imyambaro yabo ntiyasazaga, n'ibirenge byabo ntibyabyimbaga. Nehemiya ibice 9 umurongo wa 21. Wampaye ubugingo ungirira n'imbabazi, kungenderera kwawe niko kwandemye umutima. Yobu ibice 10 umurongo wa 12. Yobu agisabira bagenzi be, Uwiteka aherako aramwunamura, amukiza ibyago bye, amuha ibihwanye n'ibyo yari afite kabiri. Yobu ibice 42 umurongo w'10. Undinde nk'imboni y'ijisho, umpishe mu gicucu cy'amababa yawe. Zaburi 17 umurongo w'8. Marayika w'Uwiteka abambisha amahema yo kugota abamwubaha, akabakiza. Zaburi ya 34 umurongo w'8. Imana iri mu buturo bwayo bwera, ni se w'imfubyi, ni umucamanza urengera abapfakazi. Zaburi ya 68 umurongo wa 6. Sinzapfa ahubwo nzarama, ntekerereza abantu imirimo Uwiteka yakoze. Zaburi 118 umurongo wa 17.